umwataka ukina kuri nimero 9. aha rero ni hamwe mu hantu hatumye rero nicyo kiri ku ngingo ya kabiri ngiye kuvuga. yego kuvuga ngo barajya gushora rero mu bakinnyi b'abanyamahanga ngo 50-70 by'amadolari ntayo bafite pe. n'ubu babuze aho kwishyura kuri Olivier, n'ubu babuze aho kwishyura Richard. Reyo iyo irizera ko aba bakinnyi bafite impano y'abakinnyi bato n'abakinnyi bagiye bakina ama ekipe y'ibihugu, ashobora kuba wenda atarakeneye senior team, ariko umukinnyi muto haba harimo ibice bibiri, harimo room yo kumufasha iyo yatana navuga ngo ihari. ubundi umukinnyi kugira ngo ahamagarwe muri nationale niyo yaba iy'abato nuko kamemo hari impano baba bamubonamo, hari ubushobozi baba bafitemo bamubona yifitemo. ibyo rero reka tukite nk'icyo nakwita low talent, itarakurwamo noneho amadeshe amakosa. reka tuvuge ko ari bya bindi bavuga ngo ni ya zahabu itari yashongejwe, cyangwa nk'uko bacukura ibi bya peteroli bavuga ngo bikomoka kuri peteroli, bagicukura nyine atari ikintu cyabyaye iyo essence cyangwa kibyara iyo benzine, bakagenda nyine babishongesha kugira hagiye havamo karite zitandukanye z'ibyo bintu byinshi. hari umwanya, hari room, hari akazi k'umutoza gafata umukinnyi ufite impano, ya mpano irimo amakosa y'uko ni muto, irimo ibyo gukosora kuko wenda hari ubumenyi ataragira ku mupira. aho niho rero haziramo abo ba sustain bagize umutoza wungirije, kuko byanze bikunze Rayon Sport izakenera umwanya uhagije wo gukora training cyangwa imyitozo kugira ngo ihuze umukino, ariko n'abo bakinnyi bafashwe. ushobora kwibaza ngo ikibazanye sustain Lumumba kuki mutabitekereza ari kandi basanganwe n'ubundi nabasasha n'uhari ingingo ahari, nubwo harimo iyo logique yo kuzuza ibyangombwa, ariko banashaka na wa muntu bavuga ngo no afite niyo tushe ku bakinnyi bato. Rayon Sport ntabwo ishaka kuba ikipe ivuga ngo nta kazi turi bukore ku mukinnyi. iyo niba mubyibuka ibintu perezida yatubwiye byo kubaka DNA, kubaka navuga ngo uburyo bwa Rayon Sport bw'imikinire buzwi, wakwakundire ikintu ukamenya amakuru, umenya ngo pariki na gutya Real ikina gutya Barca ikina gutya. icyo kintu kucyubaka birasaba abantu nyine baza bakabishyira mu bakinnyi, bakabibatoza mu gihe runaka, bakihigiye kugira ngo ibyo bintu bifate, noneho bitangire bijye mu bikorwa, ikipe ijye yani mu mukino ubone kuko Rayon Sport defend ubone kuko ari Rayon yihari ritandukanye n'izindi, Rayon ntise n'izindi. ibyo rero ku mukinnyi ufite tala wamutoza ukabimwigisha akabimenya. abantu bakunda amaprofile, ariko umukinnyi n'ugira profile aba yarafashijwe. nawe ataravuga ngo APR yamuguze ariko yaranyuza. hari igihe yabaye afite imyaka 22 ari muto, adafite iyo mpano, adafite ubwo bushobozi nk'ubwo afite ubu, ariko afite impano. iyo mpano rero hari abantu bayinacarinze, bayireze, bayikujije. icyo nicyo rero iri gukora. mwumve ko kutagura rero babandi mwita amajigo bishingiye ko kuba financial ntabwo bihagaze neza, ariko nanone ntiyafasha ubonetse wese. iri kuvuga ngo ni muto, ariko se basi afite icyo umuntu yaheraho. ni muri iyo logique. icya gatatu kindi, Rayon Sport bo bizera ko gutsinda cyangwa kugira ikipe ikomeye bitajyana n'amazina gusa. icyo ni icya gatatu. baravuga ngo ikipe ubashije kuyishyira muri position nziza, bagahemberwa igihe, bakamera neza, bagafatwa neza, bakaba bafite abatoza bashyigikiwe, ekipe ikaba ifite fan base iri inyuma nta bibazo ifite. ntibareba yuko abakinnyi bakomeye b'amazina ari ngombwa, ariko baravuga ngo barashobora kugiramo umubare runaka w'abandi twita amaprofile manini. nawe niyo mpamvu bakubwira bati nka Olivier tugomba gukora ibishoboka byose tukamusinyisha, bakakubwira bati ntabwo bidutwaye byatugwa nabi kongera Richard muri ekipe yacu nk'umukino twari dusanganwa. yewe turabanye n'amafaranga kuri Rayon Day yafatika, niyo mpamvu bashishikariza kugura amatike tukagura na Musanga, ntacyo byaba bidutwaye. bakavuga bati nk'abo bafite ukajya rutayizamu nka Tiso, ufite imare myiza wenda uri buze kuyidusangiza, yakoze muri shampiyona y'iwabo. atese kuki tutabasha kubaka ikipe irimo abandi bakinnyi navuga batoya bashobora gufatira kuri abo navuga abakuru bakeya muri ekipe, navuga ngo ni nk'abakinnyi bakubakirwaho abo bato bandi turi kugenda bagura b'abanyamahanga n'ab'abanyarwanda bakazamukiramo. wumve ko rero yizera ko ibyo bintu bibiri byombi bishoboka, gukora icyo kintu kimeze nko kuzamura abakinnyi formation, ariko bitakoraho ko baba banubaka ikipe iri competitive, bagasubira inyuma mu mateka bakubwira ati ibyo bintu byo twakoze igihe twaguraga abakinnyi twakuye mu isonga ku bwa bagacinya, atariko baje kuba ikipe ikomeye mu myaka 2 babasha gutwara igikombe cya shampiyona
babasha kutugeza mu matsinda ya confederation baranayarenga bagera 1/4. Abo bizera yuko rero umushinga wabo ngo ari mwiza nta n'undi mwiza ushoboka kurusha kuko baravuga ngo ntituzahora tugura abakinnyi bashaje kugeza ryari. Ndetse mpamvu rero mutari kubona amaprofile y'ibitangaza ngo yaje yaratsinze ibitego, ariko hari umwe nabonye bari kuvuga witwa Dumbia ni Dumbuya uriya nindi tayizamu ngo bashaka kura umurebe kwizigira umuntu muri Mali. Yego, ndagira ngo twinjire mu ngingo yacu. Ikipe ya Rayon Sport uyabaye umukinnyi wa 12 mushya. Ikipe ya Rayon Sport iguze hatabariwemo abakinnyi babiri bongera amasezero barimo Shimimana Emmanuel Kabange ndetse na Ganijuru Eli. Kuko muri abakinnyi 12 harimo abakinnyi 6 b'abanyamahanga barimo Issa Ajugiba umunyamali, harimo Ibrahim Jingale wo muri Niger, harimo Antonio Atiso Kojo muri Benin, hakaza Charles Chuprau wo muri Chad ndetse na Matumona Wakonda wo muri DR Congo. Mu gihe kandi harimo abakinnyi b'abanyarwanda bashya binje mu ikipe ya Rayon Sport barimo Ndashimiye Didier, Nshuti Didier, Nisingizwe Christian, Nkundimana Fabio, Nizeyimana Mubaraka ndetse na Muhoza Daniel. Aba rero nibo bakinnyi bashya binjiye, we na Boris nyine winjiyemo nawe ari umukinnyi wa 12. Icyo dushaka kuganira ubwo tubijyana n'ikipe ya APR kwa nama ekipe abiri n'ubundi niyo derby tugira niyo azaserukira u Rwanda. Turashaka gufatira ku myaka 3 ishize ya shampiyona kugira ngo turebe aba bakinnyi ubwo kwizigira uraza kwinjira ujyana n'abakinnyi bashya b'ikipe ya APR nabo abantu kugira ngo nubwo tumaze iminsi tubavugaho tubagarukeho. Duhereye ku mwaka w'imikino wa 2023-2024 ikipe ya APR n'ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bari bafite tugiye kurebera ku mpinduka zagiye ziza kutujyana kureba eske ntago bijya bigira ingaruka ku musaruro w'amakipe abari ku ruhando rwa Afrika ndetse n'ahandi imbere mu Rwanda kubera ihindagurika rihoraho. Kuko dufatiye kuri ekipe ya Rayon Sport turi kuvuga ko kugeza ubu hinjemo abakinnyi 12. Uraje tubwire no mu ikipe ya APR abakinnyi binjiyemo kugeza ubu ngubu. Umwaka 2023-2024 APR mu bakinnyi bayo batangiyaga mu kibuga harimo Paven Zira, Ombolenga Fitina, Ishimwe Christian, Shimimana Yunus, Buregeya Prince, Shimimana Ismail Pichu, Ruboneka Jean Bosco, Apam Bemol, Nibizi Ramadan, Shaibub Al ndetse na Victor Mbaoma. Iyo ni 2023 2024. 2024-2025 Pavel yaragihari. Muri defense yinjiramo Arius Wane na Nigena Clement, niyo mugabo Claude, Byiringiro Gilbert Kagege, Tadeo Rwanga, Nibizi Ramadan, Lamin Ba, Dushimimana Olivier, Muzungu, hakaza Mamadusi ndetse na Mugisha Gilbert. Umwaka ushize imikino bari bafite Adolphe Mwizamu, Claude Kiwanuka, Sheikh Jibril Wataha, Gilbert Mugisha, Abdul Ishimwe, Jean Gilbert Byiringiro, Seudu Daoud Yusuf, hakaza Jean Bosco Ruboneka Yunusu ndetse na William Togwi. Iyo ni APR. Ndiza muri kumva impinduka z'abakinnyi. Ku ikipe ya Rayon Sport ko ndagira ngo tubijyanire rimwe. Rayon Sport 2023-2024 izamu ryawo ryari ririmo Hategekimana Bonheur. Bari bafite Serumogo Ali, Ganijuru Eli, Mitima Isaac, Rwatubyaye Abdul, Ngendahimana Eric, Kanamgire Roger, Youssef Rab, Charles Bar, hakaza Ruvumbu Nzinga Editien ndetse na Joachim Ojera. Muri sezo yakurikiyeho 2024-2025 izamu ryari ririmo Kadime Ndiaye. Bafite Ombolenga Fitina, Bugingo Hakim, Youssou Diagne, Sabimana Aimable, Niyonzima Olivier Sef, Ndayishimiye Richard, Muhire Keve, Aziz Basane, Iraguha Haj ndetse na Fongani. Iyi sezo turangije izamu ryari ririmo Olivier Kwizera. Bafite Youssou Diagne, Obedu Mukiza, Richard Ndayishimiye, Biregirimana Abed, Faustin Kau, Kitoko Pizalo, Eli Ishimwe Ganijuru, Asman Ndikumana, Aziz Kulanya Basane, Ramazani Chimanga Chilembi ndetse na Tambwe Gruari. Ngiyo ke stade y'imyaka 3 igiye kutujyana kuri aya makipe uburyo nanone akoze ndi reshuffle akabazanye abakinnyi bashya. Uhereye ku bakinnyi bashya b'ikipe ya APR nabo umubare wabo utwinjize nimba ibintu bidateza rimwe na rimwe umusaruro muke kubera iryo guhindagurika rigenda rikajya no muri staff technique ku batoza. Abakoze rigoga ku byintroduce neza cyane no kudusubiza mu myaka 3 itambutse.
ngira ngo ababashije gukurikira introduction dukoreye 2023 kugera 2026 abakinnyi ba APR Football Club basigaye mu bavuze ni babiri gusa. ubwo hari Adolphe Kiwanuka arahari aba ni abavu duhereye muri 23 yego hazigamo abakinnyi babiri bonyine mu bakinnyi bahoze bakina. Ikipe ya APR Football Club muri uyu mwaka turagendana yarekuye cyangwa yatandukanye n'abakinnyi b'abanyarwanda barimo Ruboneka Jean Bosco, barimo Niyomugabo Claude, barimo Nigena Clement, abakinnyi ko ari batatu babanzaga mu kibuga. APR kandi yarekuye Gilbert Mugisha ndetse na Niyibizi Ramadan. Gilbert Mugisha nawe n'umukinnyi wabonaga iminota yo gukina, Niyibizi Ramadan utarabonaga iminota yo gukina. APR yarekuye abanyamahanga batatu barimo Mamadusi, irekura Mamadou Lamine Ba, irekura na Aliou Swane utarabonaga umwanya wo gukina. Ubu ikipe ya APR abakinnyi yasinyishije b'abanyamahanga ni 4. Yasinyishije umusore bita Traoré, ejo bundi baretse kumutangaza. Basinyisha Michel Aman. APR yasinyishije Hernane Silwane umuzamu. APR yasinyishije uwitwa Maduzon umunyaburkina Faso wakinaga muri Tupisa Mazembe Engrebert. Abo nibo b'abanyamahanga 4 binjiye mu ikipe ya APR. APR yasinyije abakinnyi bato batanga icyizere barimo Rubuguza Jean Pierre, barimo na Fidari Uwiyaremye. Bavuga ngo kongeraho n'abakinnyi bavuye mu ntare bazamuye mu ikipe nkuru. Bavuga ngo kugeza ubu tuvugana, bavuga ngo APR ifite abakinnyi bagera kuri 7 bashya, abanyamahanga 4 n'abanyarwanda nawe baracyaganira ntibirarangira. Ubwo n'abakinnyi bagera kuri 6. Rayon Sport wari urimo urayivuga, iyo nuvuga ngo abakinnyi b'abanyamahanga baze gusinyisha ni 6, urumva n'uwa 7 utegerejwe. Ndaje naraye nsomye article ya Femafoot ejo nisharinze n'abantu. Issa Jigwiba uyu musore waje n'umwe mu bakinnyi beza baguzwe muri Rayon Sport kuko ni meilleur joueur wa championnat ya Femafoot, Fédération Malienne de Football. Rwose ibitangazamakuru nabisomye byo muri Mali, Issa Jigwiba aranditse arahari. Banabitandukanye rero n'uwatsinze ibitego byinshi. Meilleur joueur atandukanye na Meilleur buteur. Meilleur confusing. Issa Jigwiba yabaye meilleur joueur wa championnat ya Mali, atsinda ibitego 8. Yabaye umukinnyi mwiza wa champion. Uwo tujya twita ngo ni MVP. akaba top scorer. Undi akaba top scorer. Ni nayo mpamvu n'ubundi mu kuzajya guhemba muri Rwanda Premier League bazahemba top scorer ukwe na MVP yemwe ukwe, cyangwa se banabitwara byombi ariko nuko nyine abantu bati none se urumva nuza niwe mukinnyi undi wari waje mu Rwanda tuvuga ibya top scorers ni muri APR. muri APR noyo watsinze 17 yitwa kanze ndebe article nayisharenze ejo nguyu yitwa Ibrahim Doumbia yatsinze ibitego 17 yakinaga mu ikipe ita ASCO. Abakinnyi batsinze ibitego byinshi muri Femafoot ni 3. Noyo Ibrahim Doumbia watsinze 17, uwitwa Ibrahim Traoré ukina mu ikipe ya FC Diarra yatsinze 14, n'uwitwa Zumana Simpara wakina muri Stade Marie watsinze ibitego 11. Hanyuma meilleur joueur n'uyu mukinnyi Rayon Sport yaguze ukina ku 10 narayisomye profile ashobora no gukina kuri left cyangwa right wing cyangwa ku 10 uwo bita Jigwiba. Yego. So nuvuga ngo Rayon Sport imaze gusinyisha abakinnyi 6 b'abanyamahanga, ikaba itegereje gusinyisha umukinnyi umwe ushobora kuba Henry Musanga, kuko umuntu ugiye twavuganye muri Rayon Sport yamwe ko dosiye Musanga iri imbere yandayishimisha cyane, source yanyu niko yambwiye. So Musanga Henry nawe akaba ashobora kuza akiyongeramo. Abandi bakinnyi ni Zuberi na Eritatu, rwose mukuru itegereje ko baactive amafaranga gusa, nta kindi bakabarekura bakaza. Rayon Sport nkuko babivugaga ifite abandi bakinnyi 6
Moza Daniel, Ndayishimiye Didier, Inshuti Didier, Mubaraka Nizeyimana na Christian Singizwe, kongeraho na wa mujene w'Imusanze Fabio Nkundimana. So ibyo rero twaganiraga hano ni uburyo bw'imihindagurikire ya squad. Yego. Kaduhere ku ikipe ya APR Football Club. Ikipe ya APR yaguze abakinnyi bane, igura ku myanya twavuga ko yari ikeneyeho abakinnyi. Yaguze Traore ukina ku 10. Traore akaba yaraje kugira ngo barebe ko Memel Dao yakwiminjiramo agafu. Ko Memel Dao yatangiye ari inyenyeri adropinga form, ejo bundi retour igiye kurangira nibwo yongeye gusa nk'ugarutse. Bari bakeneye nyine undi muntu uza kuri uwo mwanya agasunika. APR yaguze Michel Aman, ni umukinnyi uzajya wataka aciye ibumoso ari aba Gilbert bakinaga. Michel Aman ni umuwinga uca ibumoso. Uwo nguwo akaba ari undi mwanya nawo APR yari ikeneye kuramforce. Bazanye umuzamu Silwane, nibyo Pierre yafataga izamu rya APR, hakabamo Adolphe uyu munsi niwe urifite, ariko nibyo abantu twese turabyemera ko APR yari ikeneye upgrade y'umuzamu mwiza ufite uburyo yafasha equipe, akaba ari umuzamu witwa Silwane. Hanyuma APR yaguze umudefenseur bita Maduzone. Yego. Nundi mukinnyi uje ari inyongera. Maduzone akaba ari umudefenseur central. Yego. Ubwo aje mu ikipe ya APR. Abo bakinnyi uko tubizi Rugaju uko ari bane ntabwo bazicara kuri bench, bazabanza mu kibuga mu ikipe ya APR. Bivuga ngo kuri ya squad twari tumenyereye APR, kimwe babazaga hazaba impinduka byibuze 50% y'abakinnyi barasanzwe babanza mu ikipe ya APR Football Club, kuko abakinnyi baguzwe twabivuze ni Traore ku 10, agomba kuza akabanza agahabwa umwanya bakareba niba hari icyo arusha Memel Dao, bagafata Michel Aman agomba guca kuri wing imwe, n'ubundi barekuye abakinnyi baho. Urumva bafata Silwane agomba kubanza mu izamu kuko bamuguze nka upgrade kuri Adolphe, bagashyiramo n'umudefenseur bita Maduzone ugomba kuza agasimbura Nigena Clement. Mu bakinnyi binjiye muri APR nari nibagiwe ko undi mukinnyi navugaga ni umukinnyi Christian. Yego. Kuko azaba niwe waje uzabanza ibanza muri gatatu. Ubwo deja babaye abakinnyi bangahe? Batanu. Mu ikipe ya APR ubwo tugiye kubyanaliza neza Rugaju, twareba uburyo abakinnyi bazaba bahagaze mu kibuga. Aho ngaho ni naho nshaka ko Rugaju yinjira. Niyo mpamvu nabanje kuguha umwanya kugira ngo uvuge no kuri APR n'abakinnyi bayo. Sinari maze kuhanonora. So APR kugeza iyi saha nabo bakinnyi, ariko abakunzi ba APR bakaba bavuga bifuza ibintu bibiri kugira ngo tujye noneho ku ikipe izaba ihagaze n'ibindi. Abakunzi ba APR baravuga bati dukeneye undi rutahizamu uza kongera imbaraga mu busatirizi bw'ikipe, kuko Cheikh Djibril Ouattara yaciye ku ruhande asa nk'uwaho ari umuhengekano. Niyo yakinye ku 9 ubona ari umukinnyi wa nimero 9 nibyo, ariko utaduha 100% kuko iminota 90 kugira ngo delivering to the highest intensity biragoye. Hanyuma baravuga bati dukeneye rutahizamu waza akaza ari nyongera kuri William Togwimene ndetse na Cheikh Djibril Ouattara, tukabona indi option y'undi rutahizamu ufite imbaraga zo kuba ya delivering muri equipe. Bakanatekereza ko Rugaju sinzi kuri buze kwemeranywa n'abakunzi ba APR, bavuga bati dufite umukinnyi nimero 6 bita Sekiganda, ariko ntahagije. Ashaka undi nimero 6 nawe wo kuri kariba yo hejuru, urenze ko ikipe yubatse imeze neza cyane. Aho niho Rugaju azira. Turahera kuri 11 uburyo bashaka kuza gutangiza guhagarika abakinnyi 11, kuko sinzi imbere na mbere nimba wemeranya nanjye nakwizigira niba iryo hindagurika rya buri mwaka ugasanga abakinnyi wakinanaga na mugenzi wo muri Axe uyu munsi yaravaho umwe hinjira wundi, wakinaga hagati mu kibuga aravaho hinjira wundi, wakinaga kuri ataka umwe aravaho hinjira wundi. Eske ibi koko byaba biteza
umusaruro muke kuri aya makipe yo mu Rwanda bari ku ruhando rwa Afurika ndetse no muri shampiyona bikagera ngo tukabona batangiye umwaka barimo guhuzagurika bakajya kuwusoza nanone bigahinduka. Unadupangire ni bande bazaba bapanze 11 ku mpande zombi kugira ngo abafana b'aya makipe yombi bumve uburyo amakipe yabo azaba ahagaze. Bon, tubanze tubirebe mu buryo bw'umupira busanzwe. Wenda duhere kuri icyo cyo kuvuga ngo ese ubundi amakipe yacu kuki buri sezagura. Hari n'umuntu wagitanze igitekerezo kuri icyo batari ko muri kuvuga yuko Rayon Sport idafite amafaranga kandi igura abakinnyi 12 gusa. Ubuse yaguze bangahe? 12. Kugura se niki? Kugura ni igihe ugura amasezerano y'umuntu. Abakinnyi bazi for free se wabaguze. Baje kubashyira kuri payroll y'umushahara ariko nta mafaranga benshi yarakrituma nyine babana bonye. So muri rusange rero hari ikintu aya makipe yacu yose akunze kugira nk'ikibazo, ari nacyo wenda Rayon Sport yo ngo ishaka gukora igakemura burundu. Urabona bagura abakinnyi basa n'abari kubagurira amarushanwa y'ako kanya abareba cyangwa begereye, ntabwo bagura mu mishinga y'igihe kirekire. Ntabwo ikipe zacu rwose iryo jambo ryitwa projet tukunda kurivuga abantu bakumva se projet ko hari n'abahanzi jya kumva ngo mfite projet muri studio kasi umuhanzi agira projet aperi kabura projet. Ikintu cy'umupira ni ikintu kigari, ntabwo ari ikintu byuka mu gitondo ngo uvuge ngo buri wese ngo agiye kugura abakinnyi b'abana ngo agiye kubagira ibitangaza. Hari umenya kubanza kubashaka akamenya uko abazana muri ekipe, akamenya abakuru bagomba kuba barimo bazinjiramo ryari, abo bakuru abatoya bazinjiramo ryari, tuzabarikura gute, tuzabagurisha gute, swate bazaba barakuze ryari kugira ngo batange umusaruro. Nyine biba ari ibintu byanditse bya gihanga ndashaka gusubiramo ko ukurikira wese iby'umupira arabizi. Ariko hari icyo wenda bimara iyo uhindagura squad kandi hari icyo bikwangirizaho kibi, aricyo ngira ngo tuganire. Ikintu cya mbere, iyo ufashe umupira w'amaguru ikintu rusange wubakiyeho kurusha ibindi byose, umupira wubakiye ku ireme ry'uko ari siporo iri collective football. Kuba ari ikintu dukora dushyize hamwe bisaba yuko tugomba kubanza buri wese kumenya ubushobozi bwe, noneho bwa bushobozi bwe tukabushyira mu bushobozi bwa rusange. Ni ukuvuga ngo hari karite uba wifite ku giti cyawe, ariko hari n'uburyo zigomba kuza zikabyara umusaruro muri ekipe. Ibyo kugira ngo ubanze kubona ubushobozi bw'umuntu bwose aho buva bukagera it took time, bifata igihe. Noneho kongera kubuzana ukabushyira muri groupe bifata ikindi gihe. Iyo rero wowe buri gihe udashyiramo elema ebyiri ngo uvuga ngo byibura 9 babanzamo mbaye nzi ibyabo, mbaye nzi ubushobozi bwabo, mbaye nzi kalite zabo, noneho ndi kuzana abantu baje kuzuza icyo tubura, nababonye ahandi mwona hari ibyo bafite ndabazanye ngo baze kubyuzuza kuko ari byo tubura. Nukuza kuzuza imbaraga mu zari zihasanzwe. Icyo gihe nibwo uvuga ngo ndi muri faze byibura gukora icyo bita kuzuza ekipe kuri touching squad. Ni burayi urabibona abo 4 5 bajya babagura. Ariko ibi twebwe duhora dukora byo gukora icyo bita transfer overhaul, kurekura abakinnyi 10 na 10 bikunda uzabyumve bakure muri media rwose kumva rero baperi ni kubura. Ariko se iyo uvuze ijambo gukubura bigeranye n'inzu uvuze gusenya. None icyo ugiye gukora rero winjiye kuri faze nshya yitwa rebuild, ni ukubaka abushya. Iyo prefixe kuzijyana niba prefixe ngira ngo niko bayita, ntabwo wubatse nk'utangiye A0 wenda, ariko iyo rebuild naho ngo ni ukubaka ikintu cyari gisanzwe gihari ariko ni ukongera kucyubaka. Rero niho usanga buri sezo duhora kuri chantier. Rero nicyo bivuze amakipe yacu ahora ari muri, ntajya agira igihe cyo kuvuga ngo ibyo nubatse reka nsarure muri ibyo ngibyo. Nicyo nshaka kuvuga, ntajya avuga ngo maranye squad imyaka 3 imaze gufata, imaze kumenyerana, rigogana kwizigerana Rugaju n'uyu
bafitanye ubu bwumvane, bafitanye izi mbaraga, ariko ndamutse mbongereyemo wenda umuntu kanaka yaza wenda gukompleta ibijyanye no kuba bagiye ku mashusho, you understand, aje arerema imwe, ariko ntabwo uvuze ngo reka ngo mpita nirukana 9 ko ngiye ku mashusho ngo noneho nza n'abandi 7. Mu makipe rero bibera muri iyo mood yo kuvuga ngo ndirukana 14 nzana 15, donc bahora bari kubaka, kandi ni sezo ebyiri nicyo gihe bifira rero icyambere n'amasezerano babakira. yego Mu Rwanda batanga amasezerano y'imyaka 2 wagira ngo barayaturutse, sinzi umuntu wabishyize ni 2 arangije ngo yaciye ibintu ngo ni 3 ngo wa gatatu ngo ni adiskite ngo ni 2 ngo ariko ngo hari n'undi wa gatatu ngo bikunze ngo twawuganiraho. Ibyo rero biranabahenda, ari byo mbaye ngo igitekerezo cya mukuru wacu Jado Castar yigeze kuvuga rimwe nkurikiye radiyo BNB numva nicyo ati nta gihe gishimisha perezida wo mu Rwanda nk'igihe cyo kugura abakinnyi ku isoko baba bagenda cyane. kubera iki ikipe urumva buri myaka 2 kwizigira usabwa miliyoni zirenga 200, nyamara ugiye gukora ibyo bita n'ubundi uko bara agaciro k'umukinnyi ku mugabane baraya bajya kumuha imyaka 5, warabaruka ukamubwira ngo aho kugira ngo nzongere niba uri kumubona mu ubwo bushobozi koko nzongere kugwindira Kristo, reka mwero Kristo ubundi nari kuzagwa muri ya myaka 2 nazisanga ngomba kongera guterura miliyoni 50 ngo nziguhe. Noneho uwo mushahara mwiza nawe kumwe tuvuga wenda miliyoni 1 n'igice ukamwatereka ngo 2 n'igice ndaziguha mu byiciro nyine ngo za miliyoni 50 kuzagwa bwa kabiri, ni nk'ari ya miliyoni nongeye ku mushahara wawe nzagenda nongeraho 12 muri uno mwaka wa mbere, 12 mu wa kabiri, za 24, 12 mu wa gatatu, za 36, 12 mu wa kane, za 48, 12 mu wa gatanu, za 60. 60 ari kuzamutangaho nyuma y'imyaka 2 uzishyira mu myaka 5. Ni ukuvuga ngo ufata valeri y'umukinnyi saleri ye akaba ariyo wongera, sinzi niba ndi kubibona birumvikana mu buryo birumvikana rero ngo bo babara agaciro k'umukinnyi bagura amasezerano yo mukuye, ariko bo kugira ngo batazamuha icyitwa rokritoma yindi twe twita rokritoma, bafata amasezerano y'imyaka bazamarana bakabara agaciro ke kangana na cya kintu twe twita rokritoma mu Rwanda, kuko batiteguye kuzishyura miliyoni 70 cyangwa 80 Mbappe icyarimwe baziteruye bakahita bamuha ya saleri ikabije, kandi wumva niyo mpamvu uvuga ngo ahembwa 300 ku cyumweru, 500 ku cyumweru, 250 ku cyumweru. Nuguha agaciro cya kintu mu Rwanda twitwa rokritoma, niyo mpamvu usanga nta kintu barahembwa miliyoni ku kwezi, 2.5 ku cyumweru, miliyoni ku kwezi. Nuko bazi ko mu myaka 5 twagwaye nta rokritoma tuzaguha. Niyo bagiye kunegosya na Buka yagiye kongera muri Arsenal, uziko batamu icyo bita signing on fee mu Rwanda rero duta no baretusha n'ubundi kuri saleri urugero bashaka kwicaka bati Bukayo twamusinyishije 5, ariko mu myaka 2 ya mbere ariko impressiona bikabije, wenda twari twamaye 200. Uyu mukinnyi agaciro ko yamaze kukaruta, ko niyazi ikipe igakomanga ikaze ivuga ngo turagura amasezerano ye, nawe azi ko ari bufate signing on fee kuko yaguzwe amasezerano ye, turabigenza gute? Abagahita bafata ya masezerano y'imyaka 5 bakamubwira ngo itari hari hasigaye 3 ijya 3 itarashira, reka twongereho indi 2 yongere 5, ariko wari umaze gukinaho 2, noneho turahita tugwa amafaranga niyo twaguhembaga desi tuhita gushyira ku 300 uri butangirire muri ayo masezerano ayo dusinyiwe nyuma y'iyo myaka 2, ya indi 3 wari usigaje ntirashira, yego nanone bayigira, ariko bahise bayigira 5, noneho ya salere bahise bayongera siri plus ako kanya nyuma y'imyaka 2. Valeri y'umukinnyi rero niko bayibara. Bruno byamuhaye muri Mani, Bruno yaraguzwe ahembwa amafaranga make, araba impressiona, bahita bongera amasezerano nandi akirimo, bahita bamushyira ku mushahara ukubye uwo yari afite, ariko ahita awuheraho adategereje ko aya masezerano ya mbere arangira. ari no rero aperi sinzi impamvu itabikora, sinzi leta itabikora ngo Sheikh Jibril Watarangu warashoje ngo none waragiye ngo cyangwa ngo dusubiye ku meza y'ibiganiro ngo ari kudusaba miliyoni 200. Yunusu ni guta kwaka miliyoni 100 uri AP, nuko umuhemba make none ukamusinyisha igihe gito akakwemeza ko ari umukinnyi ukomeye, none muri bargaining power kuko abizi ko arakomeye yakwiyeretse agahita akubwira ngo ijana zabacira 5 kandi bazazima mu yindi myaka. wowe deja ikiri muri aperi akabwiye umukinnyi ngo urava kuri miliyoni 3 turaguhemba wenda 7, ariko
iyo rokritoma Bitawongera. ntayo dutanga Bitawongera niyo mpamvu amasezerano. rero bajya bavugana bariya bavuga iby'inshuro bari muri aperi cyangwa inabizi mu nyumve neza hashobora kuba n'icyo kintu kasitari yavuze gishoboka erega ni kuko abaperezida bategereje no kujya njye nanabyemera buri gihe umupira wacu wicwa nuko abantu buri gihe duhora duca ibintu ku ruhande kugira ngo hagati aho ntiteranya hagati aho abayobozi b'ama ekipe muri rekirituma ni ahantu bumva cyane kandi bitabira kubera ko hari icyo baharonka nta kipe ikizamuka ibyo bakuvuga byo kuvuga ndakubwira impamvu uvuga ngo icyo bavugaga cya poroje nta mukinnyi n'umwe uba evariwe mbere yuko bevariwa performance mu kibuga barabanza bakabaza ngo yazanwe nande aho kugira ngo barebe umusaruro aho kugira ngo barebe umusaruro ni uwande ninde wamuzanye hari igihe ninde wamutuzanye urimo urabyumva uvuga ngo mbere yuko umukinnyi ahabwa umwanya mbere yuko bareba icyo ashoboye barabanza bakibaza uwamuzanye asitepinga ini azana abe yesi taransiferi ni nziza ku ma ekipe ko zituma amakipe avugwa ni nziza ku ma ekipe ko zituma abafana bongera kwenterakitinga n'amakipe yabo ariko ntabwo taransiferi za buri gihe ari igisubizo kirambye mu bantu barimo bifuza kubaka ibintu birambye kubera ko umukinnyi wakweretse ubushobozi urumva yagakwiriye kuba abona umwanya ngira ngo hari abakinnyi ejo bundi komite y'umurenza byari ikimara guhabwa inzibacyuho ntibazanye abakinnyi barindwi babanje gutangaza ko abahari basanze ntacyo bashoboye nta kipe yari ihari angahe nimugibutse batandatu indege ntabwo yazimaga mu mwanya yaramanuka baba baragiye batanu basubiyeyo yego hasigaye umukinnyi umwe bita Faustin Likao kitoko dushatse twabibukiranye Joachim yaragiye Chimanga yaragiye Yannick Bangara Ritomba yaragiye Aziz Dawa yaragiye urumva uvuga mu bakinnyi batandatu bazanye hasigaye babiri nako Olivier nawe urumva yasoza amasezerano ntabwo arongera so abakinnyi baba barahindutse abakinnyi barekuwe n'ikipe ya pe Mamadou Sini rutayizamu seriously reka tuvuze kuvuge ko ari mubi yari umusimbura bakaba bagiye kuzana uwo bashobora kukubwira ko yari asigaye ari umubensheri baba bagiye kuzana utangira mu kibuga ikibazo cy'uko wakora apuguredi n'abandi n'abandi yego ikibazo ni kimwe ushobora kubikora umukinnyi ukanamugura akanaforopinga biri normal niba ubibona ni hazard byarabaye ikipe ugasanga ahubwo iguze nko kuri departement de defense nk'imyaka nk'itatu ikurikiranye burigiye Jode yagiye muri Real tuzi ko ari umukinnyi ugiye kuba igitangaza n'ubu bategereje ko nubwo sezo ya mbere wenda byagenze neza ariko dore icyo twibaza ni ukuvuga ngo ese ubundi at the first place njya kugura naguze uyu mukinnyi ngamije iki ndaguha urugero rusembe mu Rwanda ikibazo gihari gikomeye ntabwo twibaza wayi kubera iki ahubwo twebwe icyo twapurika iyo tujya kugura abakinnyi ni ukuvuga ngo hari icyo bita necessity y'ikintu ndaguha urugero kwizigira afite umwana w'umuhungu mwiza cyane yitwara ariko afite umwana w'umukobwa abana banyu tuno tuntuza tw'udukinisho tw'abana tuno tuntuza bakinamo ibikinisho by'abana twaje batwitanga iki ntuhe hari puzzles bano bakinamo izi game z'abana ni udukize ni udufatika mu ntoki bimeze nk'amatableti tablet mwese ndabizi baradufite kuri mwe umunsi mwagiye kugura ibyo bintu nuko mwari mwishyuye minerivare zabo minerivare ni ikintu cy'ingenzi kurusha ibyo ngibyo ibyo ni rix kiraza cyiyongera mu Rwanda rero twebwe abantu mbere yo kugura icyo bakeneye barabanza bakagura ikibaha avantage mu byo basigarana ku giti cyabo mu mufuka rwose ni ukuvuga ngo ni ikipe yiteguye kutavuga ngo reka dukore ku imwe k'umukinnyi ufite profile ifatika uri buze agahindura ibibazo akabikemura dufite kuko ari wa mukinnyi uzi ko nujya kumubwira ibyo bintu ngo aya mafaranga biragera arabaye no ntabwo bikunda ikindi umukinnyi uri kuri nivo runaka hari ibintu dushobora kunganiriza hari ibintu tutaganira azaba atari ko mwabyihoreye
reka tugende tugure uyu mwana wo muri Mukura kuko turivuga ko twamuguze 20 tugafata 5 tugure n'uwaha bigende gutya niturangiza twebwe dukora icyo twita gukora gusa kugura wayivuga ngo kubera iki ubundi kubera iki uyu mukinnyi tumuguze nk'umuntu swate wo kudevelopa tumuguze nk'umukinnyi direct uje kugira ngo akemure ibibazo twari dufite muri evaluation twavuze ko zigerageza kubivuga nyuma yo gusuzuma ko ikipe yacu ifite abapaseri beza ariko twabonye ko dufite ikibazo cya rutahizamu ukomeye mwiza niba rutahizamu dufite wenda ari Mamadou sitwara mukoye muri Mauritania afite iyi myaka ntaze ngo areponde neza ese uwamurusha nukinahe afite ihe myaka agomba kuba yaratsinze ibihe bitego upgrade dukeneye dukurikije competition dushaka gukina urwego wenda dushaka kujyaho nuruhe still nitwibwiza ukuri icyo bita nono kureba ngo ese icyo dufite gitandukanye n'icyo tugiye kuzana ntabwo mu Rwanda dukunda amasura mashya ni ikintu namaze kubona n'abafana barabikunda yewe ari ikibazo ariko ayo masura mashya ntabwo babibaza ngo ikirimo ni arapezi hari ikintu nanjye natekerezaga umuntu witwa Gatsinzi Gilbert nabajije kuri YouTube nanjye twagiye kubabaza ariko mbere yaho nyibukiriza abantu uburyo bashobora kujya muri Tenga Promo bababwiye uburyo basaba facture ariko noneho iyo umaze gusaba facture ushaka kwibaza uti ibihembo bizanyura hitwa kuri inoti ubwo navuga iby'amafaranga ni ikintu nabonye kigora abantu na Rwanda Revenue bashubije amafaranga nyuma y'amezi 3 barabata ariko se mu by'ukuri ubu nyuma y'amezi 3 amafaranga yanjye nzayabona bisaba ko ufungura account ya inoti ukana kanyenyeri 5 kabiri urwego ugahitamo kabiri handitse inoti hanyuma ugahita ushyiramo imyirondoro ugakora n'umubare w'ibanga nk'ibisanzwe warangiza aho kuri inoti unyuze ku kanyenyeri 6 kabiri urwego ya 10% Rwanda Revenue dusuzanywe amezi 3 niho bayacisha ubundi kuyabikuza biroroshye uyohereza kuri mobile money yawe bisanzwe cyangwa kuri Airtel money bisanzwe kwezi gihe hari umwanya nashatse kuguca mu ijambo none iki kibazo ndabona umuntu witwa Gatsinzi Gilbert akivuzeho ndagira ngo ugisubize mu munota umwe ubundi tujya muri conclusion na Regan Gatsinzi yavuze ati mwaramutse bavandi ati ngiye mbona atari ikibazo cyo kurya injyawura ahubwo n'ubumenyi buke ubu se waba utabasha kugumana umutoza nibura imyaka 5 amakipe y'Uburayi mureba abakozi baba bafite bazi n'iby'umupira bikaba byashoboka iwacu nanjye nibaje ndavuga ni nimba uyu munsi Alvarez Atletico ivuga ngo ageze mu mamiliyari agera muri 500 kugira ngo umuhagurutse muri ekipe nuko bashyize ibyo bintu byose muri contract aho suka amakipe yacu yaba atazi kudiringa ama contract ku buryo bavuga bati aracyari muto reka tumwongera imyaka ahubwo natwe dushyire clause mu muntu wazamwifuza tukazungukira aho ngaho cyangwa banagira ubwoba bw'uko umuntu yafropinga cyangwa akavunika bakabihomberaho ibyo byose usubije nibyo hari uburyo butatu bwa transfer hano mu Rwanda kumuha amasezerano y'igihe gitoya ni cya kibazo cya Regan yavuze ngo ntabwo ubuzi impamvu wamuguze ijambo why naryo wabibajije nuvuga ngo ntabwo uzi impamvu nyine umuzanye icyo ni icyambere naguciye mu ijambo ubundi umukinnyi imyaka 22 umuhaye imyaka 2 ntuzi ibyo urimo sibyo umukinnyi uri faza ya development mwango none se ndari selling value wihaye ko ngo ndamuha imyaka 5 wakomeza urumva aricyo navugaga yego mwango ni ya why ntabwo wayisubije icya kabiri hari icyo bita ibintu biri intentional ndabikora mbishaka kugira ngo mu myaka 2 nzabona uko hari cyaka izindi miliyoni 300 abona 80 zane kabanza kinyamata nzahita nkazamura cyane urumva hari ikindi kintu cya gatatu aricyo kintu twavugaga cyitwa ubumenyi muri rusange ubumenyi nabwo ni buke mu Rwanda ibyo nabyo ntabwo rwose tubihakana nibwo warumbajije ariko ibyo tuvuga byose ibyo duturura autour byose biraganisha kuvuga ngo dukeneye abantu bandestanding umupira kuwashyiramo ngewe nka buriya Rayon Sport projet yabo na directeur sportif yabo j'ai apprécié bon uvuze ngo tuzanye polisi kuba yarazanye mabombe tuzasigara tuganira ku bushobozi bwabo kuri izo project ariko byibuza gutekereza kumuzana ukavuga ngo ibi byose mbere ko njya gufata ibyemezo biri sportif by'umupira reka umunyamupira ubyandestanding rwose yaba ari polisi yaba ari Rayon Sport
bafite salute ikizaba gisigaye tuzasigara twevariwa ngo ni abantu bari bakwiye koko babigiye inyigo za nyazo zizabageza ku musaruro mwifuza bazana igitekerezo cyiza dukonkira mu munota umwe dusigaranye Rugaju ubwo nimba ukoresha amasegonda 30 simbizi aya ma ekipe araza kwitwara ate nyine kuko urebye ibi byo turi kuvuga byamaze kuba kandi biba buri mwaka mu kujya imbere njye ntekereza yuko icyo bazakora kizaterwa nuko bazitwara muri izi shampiyona wenda nka Rayon Sport hari abatubajije ngo ekipe ya Rayon dutekereza yaba ari nziza twakubwira ngo dukorere 11 wenda ko bakoreye bihuta duhita Kwizera Olivier ashobora kuzaba ari mu izamu Obed kuri kabiri Matumo n'umutima wa defense ufatanya na Charles Ganijoro kuri gatatu hanyuma Musanga niwe mugura kuri gatandatu hanyuma Jigba afatanyije na Jingale bagakina Mediane hanyuma Atiso na Tambwe Gloire Rayon Sport nguri ku soko rya rutayizamu azaza ari wuzuza atahizamu hanyuma APR nibisanzwe ubwo izaba ifite umuzamu guturuka mu gihugu cya Mozambique hanyuma kuri kabiri ni Kagege kuri gatatu ni Christian ubwo bazaba bafite Maduzo uzafatanya na Yunus umutima wa defense Sekiganda ubwo azaba ari kuri gatandatu ubwo izaba ifite Dauda ku munani ubwo izaba ifite Traore ku 10 ubwo izaba ifite uruhande rumwe ruzajya rukinaho Charles Jibril Watara izaba ifite rutayizamu William Togwime ndetse na Croix yindi izaba ari umusore waturutse muri Côte d'Ivoire Michel ubwo ifite na benshi nyine ba Bemeri dawo n'abandi ni nuko dusoje urubuga rw'imikino ariko byumvikana aperi ni ikomeye ni nuko ntabwo yahinduye abakinnyi benshi cyane nka rero ubwo rero no kwitoza ni nuko dusoje urubuga rw'imikino ndagushimiye Rugaju ndagushimiye